ko tugusubiza inyuma turwatumye n'ubundi twagize amahirwe yo kuba tugufite tubikubazeho biganiro 2017 yazamuriye Rayon Sport bwa mbere ubu ngubu bayigarutsemo yego ebana hari byavuzwe byinshi cyane ko yari na operasiyo ikomeye yari inkuru ikomeye cyane yatunguye abantu 17 cyangwa 16 Abdul ubundi waduhaye ka operasiyo gatoya abakinyi bari bararerewe muri akademi ya APR twari tuzi ko ari abakinyi bakinira APR barerewemo bagakura ikabishyurira amashuri bakijya mu akademi bakajya muri APR nkuru donc kumva ko umukinyi yavuye muri APR icyo gihe akajya muri Rayon Sport n'ubu ngubu byabaga ari ibintu bisa nkaho bidasanzwe byaba bisa n'ibisanzwe ubu ngubu bisa nkaho ariko kiriya cyari giye kuba gicitse wowe n'umuntu witwa Yannick Mukunzi yabaye nk'inkuba ikubise ariko Yannick yagiye nyuma yagiye amusangayo ariko wowe sezo yakurikiye bivuga ko ari na operasiyo ikomeye cyane rwose kugira ngo uve ku mugabane w'Uburayi abantu bajya kubona abona Abdul ugakora imyitozo i Nyamirambo yambaye mayo ya Rayon Sport kandi mu gihe agomba kujya muri Slovakia ibyo nabyibuke neza rero ako ka operasiyo ubundi bakazuhaye ubundi abakinnyi bane bitegura kujya muri Slovakia Abdul yabarimo ko nibuka Iranzi nawe na Mumborenga na Kalisa Rashid abantu cyo bari biteze no ko we ajya i Burayi birangira bumva ari muri Rayon cyabaye igitanga akoze imyitozo i Nyamirambo nimugoroba iyo operasiyo bayiduhaye kaducira ku mayange uno ku kibuga cy'indege rwose hari abantu ba EPR ngo bari bateze ariko niba ngo warasohotse wambaye maske niba byari byagenze bite yambaye nk'umuntu utanga service mu ndege wanda wambaye nk'umuntu utanga service mu ndege niba wari wambaye nk'umuntu yari aza ku kibuga cy'indege bari bategereje abantu bo muri EPR agaruka ku kibuga cy'indege igihe agaruka yari agiye Burayi agaruka Abdul arabizi byose natucunisha tubwire nyiriza ukuntu byagenze kiragiye ujya mu mukinyi ave muri APR ajye muri Rayon n'impamvu yabiteye kandi abantu bari biteze bajya muri Slovakia n'ibyo bintu byo ku kibuga cy'indege abantu ba APR bari bategereje actually ahantu ibintu wenda navuga ko byatangiriye yes no kujya muri Slovakia ariko kujya muri Slovakia ntago byari bifite amahirwe makeya kubera ko nari mfite ibihano byo kwinjira muri Europe by'imyaka 5 so byari bikiriho rero twagiye gushaka iyo visa twese muri Kenya iyanjye iba cancelled ariko bakomeza kuvuga yuko bashobora kwishyura iyo penalty ariko ntabwo byakunze so bakomeje kubikora gutyo bamvana kuri liste y'abakinnyi muri APR bazi ko nyine izo penalty baza kuzishyura nkajya hanze ariko ntabwo byari gushoboka donc none se APR wigeze uyibwira ko visa yabuze utakigiye bari babizi ariko bashaka kwishyura bashaka kubikora mu buryo bwo kwishyura izo penalty bashaka kwishyura ayo mande iyo amande ariko ntago byari bigikunze muri icyo gihe ariko iyo nama yo kugira ngo bapresente abakinnyi yabaye barimo gushaka gukora iyo procedure yo kwishyura iyo amande donc bamvana kuri liste bazi yuko nyine bashobora kuyishyura byoroshye ariko muri Schengen ntago ariko bigenda ugomba gutegereza ibihano iyo baguhaye ibintu by'imyaka 5 ugomba kubitegereza bikarangira ntago ari nk'amezi iby'amezi byo wabyishyura nta kibazo ariko imyaka 5 ugomba kubitegereza so iki ni ikintu cyabayeho nuko yes APR ni equipe yatureze ahubwo nyine uranyibukije gatoya ba president abakinnyi we bakuru umukinnyi uzagenda ni nabo natwe batwerekanye nk'abakozi bashya ariko ukavuga uti nabona ko bitari bushoboka wowe wabibonaga cyangwa hari umuntu wabikubwiye ati ntibyashoboka nari mbizi ko bitashoboka nari mbizi ko bitashoboka ko nari nzi ko imyaka wenda ari 3 ariko naje gusanga ari 5 twagiye muri Kenya visa yanjye iba cancelled mu zindi zose ariyo banga donc mfite ibyo bihano ariko kubera ko ntari nzi ko bashobora kwishyura izo penalty ntabwo nari mbizi ko bidashoboka nabyo ako bo barambwiye yuko bishoboka ko bakwishyura iyo amande donc ndategereza ariko uko bigenda nyine bidindiza bidashoboka ndavuga ntago nakomeza kumera gufatiraho gutyo urebye wenda navuga ko no ku kindi kintu twebwe wenda twavaga muri academy wasangaga ari twe bantu dutanga umusaruro cyane kurusha abo baguze hanze icyo gihe ugasanga nyine twebwe
badufata nyine nk'abana bareze kurusha uko wenda wazana n'undi muntu uvuye hanze ushobora guha agaciro kuturusha kubera ko urebye abakinnyi bazanaga nubwo bakinaga kandi baraguzwe amafaranga menshi twe nta contrat dufite donc duhembwa ayo mafaranga ari aho ngaho bibonetse abakinnyi bandi baje bagahembwa kuturusha bakabona izo contrat kuturusha babona ko nanagenda byagize icyo bihinduraho batangiye guha agaciro abo bakinnyi bari basigaye kandi bavuye no muri akademi so nicyo kintu wenda byakuyeho umuntu atareze uko wenda bishoboka kuri icyo gihe ni ukuvuga ngo kuri wowe hari ikibazo kivuga ngo niba ntagiye i Burayi nkaba ngiye gusubira kuri wa mushahara cyangwa se ubwo nafatwa mu akademi icyo nacyo ari ikigeragezo kuri wowe kuvuga ngo urumva wamaze kujyamo muri wo kuzajya gukina i Burayi niba bitashobotse ubwo wari ufite ikizamini cyo basendaguma kuri wa mushahara na recruitment tutumenyereza abana b'akademi niko mbyumva muri wowe harimo iki kibazo n'ibintu bibyigana muri wowe nuko byari bimeze muri make kubera ko urebye nk'uko nari mbivuze abantu bose twavuye muri akademi twabanzaga muri ekipe kandi dutanga uwo musaruro kurusha abandi bose bazanye urumva icyo nshatse kuvuga agaciro baduhaga ntabwo kameze nk'ako bahaga umushya uvuye hanze kandi ugasanga aturusha wenda iyo mibereho kurusha twebwe actually ko ndakeka ko byaranahindutse cyane icyo gihe yego urebye donc kuri njyewe byari ibyo bintu bibiri nari ndi kubizaho cyane uza gufata icyemezo gute gikarishye nka kiriya gitoya ni wowe wabwireye kwishaka byagenze gute ko rero ubwayo yatekereje gute gushaka umukinnyi wa akademi wa cyane ko bitabagaho Rayon Sport buriya yanshatse nyiri mu isonga kubera ko narindi nk'inizanyo ya APR banshatse nyiri mu isonga ariko bidashoboka so bakomeje nyine kunkurikirana bakamvugisha ariko bigakomeza kwanga so kuva nyiri mu isonga Rayon Sport yaranshakaga finali nyine biza kurangira gute finali byaje kurangira nyine habaho ibyo bibazo sinzi ukuntu babimenye ko byapfuye abantu muri reyo sinzi ukuntu babimenye ko bansoye mu nama ko nari kuri liste ibintu byinshi nibwo banyegereye nyine turavugana muri icyo gihe ufata kiriya cyemezo ntabwo wari ufite muri wowe cyane ko bitari nibwo bwa mbere byari bibayeho kuri njyewe ntabwo ko ari no ko abayobozi bareba bamwe muri bo bagize ubwoba no kwifotoza kuko kwifotoreza bamwe barahunga bakajya bavuga bati uyu n'uyu ko ndabyibuka mfite story yabyo ndabizi hari ahantu no kuri Yannick nabwo byarabaye byageze ahantu bafata muri umuntu wa Gacinya akaba ari ubifotorezaho ariko abayobozi baro ntibabifotorezeho kubera ubwoba we nta bwoba wari ufite ukurikije uko wabibonaga kuri njyewe ntabwo nari mfite ubwoba kubera ko nyimara no gusinya hari abakinnyi nyine donc twese twavuye muri akademi nagiye mbona message nyinshi urakoze kutuvana muri ibi bigeragezo urakoze kudufungurira imiryango ubona ko twari dufite ikintu cyo kwihererana ubwo kwigunga muri twebwe urumva so kuri njyewe ntabwo nabikoze wenda mfite ngo ubwo bwoba cyangwa se ngo harabe iki ngiki nabikoze kubera abagenzi banjye dufite izo sori cyangwa se umutwaro wo kuvuga ko hari ibintu bitirimo dushaka kuvuga ariko tudashobora kubivuga n'ukuntu wasohotse bayisenge aryohera na operasiyo ati duhe operasiyo y'uburyo wasohotse n'uburyo wasinye naho wasinyiye cyane ko byarangiye n'ubundi hashize imyaka myinshi cyane ayo n'andi mateka niwandika n'igitabo uzabishyiramo uburyo wasinye nyine nawe ku kibuga cy'indege Imana yakubajije uze kuba tubwira uko byari bihagaze. nasinyiye kwa Freddy hano hari hotel afite yari hano mu mujyi n'ubundi iracyahari niho nasinyiye ibyo ku kibuga cy'indege actually ndakeka ko nta bantu benshi bari babizi ko nza kuza nta bantu benshi bari babizi ku kibuga
donc nta nigeze nsanga ku kibuga usibye waruje kumfata ku gihe cyose bagiye babunga uraza ntiwaje. byagendaga bihindagurika So, nta muntu wigeze umenya yuko nza kuza uwo munsi ahubwo bari bazi ko nza umunsi ukurikiyeho. wagiye gufatwa se n'umuntu wo muri Rayon Sport cyangwa umuntu wo muri APR kibuga cy'indege? gufatwa n'umuntu wo muri Rayon Sport. ni ukuvuga ngo niwe Rero mwavugana, wari ubizi igihe uzaza. Nicyo bivuze ngo gahunda yose yabaye kuri telefone ukiri hanze. Absolutely, yes. ya ubwo rero numva biremerera, abantu bagomba abantu bagombaga kubimenya kuko byateje ikibazo cyane. none se ko nyine nabwiwe n'amakuru rwatubwiye n'abayobozi bariyo ko bari bafite ubwoba bahungaga, niko byagenze ukurikije uko babonaga cyangwa bari bafite ikiza? usinyisha umukinnyi kandi urangije kugira ubwoba. byari bifite ishingiro kazuba. ngenda bizi neza kuri bagacinya banze kwifotoreza kuri Yannick barahunga, muri umunara avuga atekanye muri reho ifoto. ntibyari byoroshye cyane Rwatubye cyane ko nta umuntu usinya, wabonaga abayobozi ba Rayon Sport batarimo gutitira bajugunye b'abarundi. ntabwo byari kubura kubera ko biriya bintu byabaye ntabwo ko ni ibintu byatunguranye cyane. nta nubwo ari n'ibintu byafashe icyumweru iminsi 3, ni ibintu byafashe umunsi umwe. Yes. ntabwo ari ibintu byatinze cyane, so kugira ngo rero hatagira kubaho kwikeka cyangwa se precipitation n'imwe, donc ni ibintu byitondewe. navuga ko wenda kugira ubwoba wenda ni nko kwikanga kubera ko ni ibintu bitari byakorwa n'umuntu umwe wenda muri histoire ya football. so nicyo kintu cyabayeho. nta bayobozi ba IPR baguhamagaye nyuma yo gusinya cyangwa se ukuriho telefone? baramamagaye baramvugisha, bambaza impamvu mbikoze, bambwira ko atari ibyo, donc habanje no kubaho yuko ntashobora gukinira Rayon Sport. byarakururanye cyane. nibyo ngibyo byabaye, bo barabyakira. so turimo rero turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyiza cyane twagiranye. Abdul, nk'umukinnyi kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport, ni iki wabwira abareyo? ni irihe jambo wabwira abareyo bateze amatwi ari benshi kubera yuko kubera yuko mu ntangiriro za shampiyona mutsinze match 3 amanota 9, Rayon Sport yariyubatse, ndetse nawe kukuzana biri mu gushimangira kuko ari ikintu bashaka muri uyu mwaka w'imikino. shampiyona igiye guhagarara, ariko ibyo byose hari message aka kanya ushobora kuba wabagenera abareyo benshi. ubutumwa n'akandi kantu gato cyane ari buze kongera ahita tubwira match zamugoye ebyiri muri kariyeri ye, unatubwire match ebyiri zakunyuze. ubwo nabayisenge tubaza kukimubaza. ubutumwa nabaha ni uko icyambere barabizi ko tubakunda, ikindi umusaruro batwitezeho, yes, bawitega 100% kandi bashonje bahishiwe. match zakugoye n'izakunyuze? match zangoye navuga ko harimo match ni match yo hanze twakina ikipe yo muri Portugal, ntabwo nibuka izina ryayo, ariko ninza kuryibuka ndaza kurivuga. so ni match nintsinzemo n'igitego ndakeka. ntabwo navuga ko yangoye ku rwego ruri hejuru cyane, ariko ni match yari ifite pressure yo muri Conference League qualification yo mu cyiciro cya kabiri. indi match navuga ko yanshimishije mu bihe byanjye ni match ya Mbabona Swallows, iyo natsinzemo 3 muri Champions League, muri CAF Champions League. mu Rwanda se nta match yakubabajeho muzo wakinnye mu Rwanda, yaba muri APR ndetse no muri Rayon? hari match ebyiri. ntabwo ni match 3. muri APR hari match twakina Rayon Sport idutsinda 1 ku munota wa nyuma muri Peace Cup cya Diarra. hari n'indi twakinye na Yanga idukuramo muri Champions League. ariko iyo match 2016 ku Muhoro cyangwa Dar es Salaam yabatsindiye ku mahoro. Dar es Salaam mwanganyije 1-1. Fiston Nyiziga bakibanza murakishyura. Barakishyura Yanga.
ikibazo gutsindwa 2-1 aha nicyo cyanakuyemo aperi koko. Yes, nicyo cyadukuyemo. Iyindi navuga ko ari match ya Kiyovu yadutsinzemo 2-1. Nanjye kubivuga Arumeri Gisiro uri muri Rayon Sport Arumeri Gisiro mwibukana rwatujya yacenze abantu ebana yacenze abadefanseri yarihutaga cyane niho ahubwo ni Shafi Warren Babika rwatujya soteje penalty zo bamukoreye kuri penalty ni Arumeri iyo match nagomba kuyimuha match yagoye cyane none yibutse nyuma so iyi match ya APR ariko nabonye n'abantu bari kwigarukaho abo muba ba kabiri mwagiye ngo gufata imidari ngo hari umuyobozi wa APR ngo utaragusohoje Rebe ya kabiri batsindwa icyo gitego kimwe cya kindi cya Diarra kuri kubwa Masudi bwa Masudi Tansoza zari kosa ku gitego yatsinzwe ari Olivier warutse baro Olivier yarayiteye arayiruka Diarra umusanga kuko ni Gigi yabayipapuye Mugene yayipapuye Gigi mu masegonda bahita bakora kombinezo Piero ndani Olivier arawugarura Diarra itashyira ubwo n'undi uvuga ngo uri na rwatuje ubundi ko yasimbuwe yagaragaye nk'uwavunitse yabivuze yagize akabazo mu ivi ariko ntabwo ari grave ubwo na Emery niwe twasorezaho noneho nakatubwira ariko match ebyiri zakugoye ziranakubabaza ndetse n'ebyiri zagushimishije mu buzima bwawe hari match yagamije ndakuzamuye ni match twakinnye finale na Rayon Sport badutsinda iyo match nyine badutsinda ku gikombe cy'amahoro ubanza kuri gatandatu 2016 hari yari kuri gatandatu yari muri Emery yasohotse arakaye gatandatu ni wari mu shampiyona nabwo wakinnye gatandatu se match yanshyize gatandatu iyo match yanshyize gatandatu wa mwarabu ahita no gusimbuza niyo Emery icyo gihe yasohotse arakaye umupira awupfuka mu maso ubona afite umujinya mwinshi kuko finale cyangwa retour ya shampiyona genda umva ari finale y'amahoro uko turitiranye ibintu finale retour ya shampiyona apera yatsinzwe 4 yakasirye nyuma haza shampiyona oya ntabwo ari ya bine bisaba ko mubyibuka neza hari retour ya shampiyona apera yatsinzwe 4 hakaba na finale y'igikombe cy'amahoro ni finale y'amahoro ndayibuka nanjye rwose niyo wakinnye gatandatu yakinnye gatandatu yabaye ari nijoro ya shampiyona yari ya bine yabaye ari nijoro finale yabaye ku manywa yarambabaye cyane bampindura umwanya ku munota wa nyuma utabyiteguye twamaze hafi n'icyumweru cyose mwitoza mume tugeze muri vestiaire arambwira nyine ngo ndakina gatandatu twabanje no gushwana no muri vestiaire ndamubwira uti ibyo bintu ntibishoboka kira hanze nta kibazo nimba wahisemo Rugwiro na Abdul nta kibazo ariko njye ntago ndi bujyamo hagati nanone njyamo nta yindi shobora nari mfite birambabaza cyane kuko ni match twari twiteguye cyane ko twamaze hafi n'icyumweru muri lokale numva meze neza kabisa so turanatsindwa iyo match ntabwo nayibagirwa mu buzima indi match yambaje nanone ni ikipe y'igihugu so ni under 17 finale badutsinda Burkina Faso amateka gutwara igikombe 2-1 mu Rwanda nabyo byarambabaje zanshimishije nanone ya match ya mbere ni qualification ya World Cup so na amateka niyo 17 nabyibagirwa cyane ni match iri top twikarifiye kujya mu gikombe cy'isi hagakurikiraho match twakinnye na Rayon Sport niyo derby yanjye ya mbere nari nkina tubatsinda kuri dutsinda Rayon Sport nyuma y'imyaka isabukuru y'imyaka 25 ya FPR bitatu kimwe mubatsinda 3-1 stade yuzuye kwinjira byari ubuntu ndabyibuka ya match nayo iri mu mateka ntabwo nshobora kwibagirwa ko ariyo derby yanjye ya mbere nari nkinnye Rayon Sport yaba Miss Cedric na ba Mackenzie rya tatu ndabyibuka ku mahoro bari muri kumwe na bacyubahiro bacyubahiro ndayibutse kabisa bari batashye biramanta tubwizanyije kuri ibintu byose biragira ntabwo nakwicara ngo mubeshye ngo
ngo ndareba ku mafaranga gusa cyangwa ndareba kuri kariyeri gusa, byose birajyana. Ariko nanone hakabamo nabwo uricara ugasesengura cyangwa ukabaza wenda ukagisha inama, kuko muri aka kanya wenda sinshaka wenda si ugupfobya wenda mubare nimba mbivuze nabi, ntago ekipe yo mu Rwanda tuvuga aka kanya ekipe yo mu Rwanda yagushaka ekipe runaka muri aka kanya wenda Tanzania iri hejuru yacu, niko mbitekereza. Ego niko kuri yaba shampiyona yaba n'ubushobozi amafaranga byose bari hejuru yacu na competition rwose. Ntaga kanya urugero wenda tuvuge Rayon Sport yaguhereza wenda tuvuge miliyoni imwe, Singida guhereze 800 cyangwa 500 ngo cyangwa wenda tuvuge difference ya miliyoni imwe uvuge ngo ugiye gusinyira Rayon Sport, kameme icyo gihe nawe urabalance ukavuga ati shampiyona muri Tanzania iri hejuru iyo mu Rwanda, nshobora kwisacrifier nkavuga iyo miliyoni imwe reka nyireke ariko nkurikire hano hari competition. So, icyo gihe habamo ikintu cyo kubalance. So nanjye rero ku giti cyanyu kubyimehari kuko warumbajije, nanjye bitewe na offer nshobora kugira cyangwa izo nagira, ndicara nkareba nkavuga ese iyi shampiyona iri hejuru y'iwacu, aho ngaho niho wisakiriye ukavuga ati nubwo iri hejuru yacu bakaba bampa bike, reka ngende hariya ko iri hejuru y'iwacu. So byose rero ni ukubalansinga, ntabwo ushobora kuvuga ngo ngiye ngo ndareba ngo ku mafaranga cyane cyangwa ndareba kuri kariyeri gusa, byose birajyana. So urumva Kagere afite intumbero ze, buri wese aba afite inzira ye, buriya we niyo ntego yiwe. Ntabwo intego ya Kagere imeze nk'iyanjye, ntimeze nk'iya Abdul, ntimeze nk'iyawe, gusa ibiho bitandukanira izo ntego zirakugeza ku byo wifuza, naho ngaho urebye biba bitandukanye. Rwatubyaye Abdul, nusu umutu nusu ucuma, inkuba yarakubise Kigali kuva i Burayi, niba nibyibutse neza, niba ntibeshye ushobora kuba warageze muri ekipe ibarizwa muri Europa League, yagize amahirwe yo gukina Europa League, uraza kubikomoza uze kubitubwira. Kumva ngo Rwatubyaye yagarutse Kigali nubwo wari ufite ikibazo cy'imvune urimo kugenda ukira umunsi ku wundi, byatunguye abantu. Impamvu nyirizina cyangwa icyari kigambiriye kuri Rwatubyaye Abdul ni iki? Ni ukugira ngo wongere uranse kariyeri yawe, cyangwa niyo offer yari iri hafi yahise igwa ku marangamutima yawe? Tubwire. Rwatubyaye Abdul gusinya Kigali byatunguye abantu benshi. Ntabwo navuga wenda yuko offer ya Rayon Sport ariyo yari iri imbere cyane, yego, cyangwa se kurusha izindi zose. Actually nere ekipe urebye gahunda twari dufite ni ukongera amasezerano kuko dutangira na pre-season niko byari bimeze, ariko hari ibyo tutari kumvikanaho, habaho delay kugeza igihe mvunikiye. Nyuma no kuvunika habayeho offer yo kongera amasezerano, ariko dukomeza kutumvikana mu buryo bujyanye na contrat, atari uburyo bujyanye n'imikorere, kubera ko twe tumaze kugira partnership nziza. Donc navuga ko kugaruka, yes, cyambere no kugira balance kuri niveau nanone, kubera ko kugira imvune, navuga ko yes twari qualifié gukina Champions League, amanuza qualification, bava muri Champions League nkuko nabivuze, bajya muri Europa, bajya gukina Conference League playoffs. So navuga ko wenda kuri njyewe ni ibintu naratakaje cyane kuba izo match zose ntarazigaragayemo, kandi wenda navuze ko natanze uwo musaruro kugira ngo dutware icyo gikombe, tuba aba mbere dukiniye Champions League, kubera ko muri Macedonia ekipe ya mbere ni ikina Champions League, izindi ebyiri zikurikira iya mbere zikina Conference. So kuri njyewe intego yari iyo ngiyo, gukina qualification za Champions League. Namara kuzikina hari amaoffer yari ahari muri Turkey, n'ubungubu yari agihari, ariko kuri njyewe ku giti cyanjye kuri avance niveau nicyo cyambere, kubera ko maze gukina hari hanze, twakinnye match na Beşiktaş ya Gishuti, donc muri Turkiya ni level maze kubona yuko ntabwo nari guhita niyangaja ngo ngiye gufata icyo cyemezo cyo kwita kuvuga ngo ngiye hanze
donc kubera ko hariya ni ahantu udashobora guhita uvuga ngo ntago baguha chance ntago baguha chance irenze imwe, donc iyo ugiye utari 100%, donc ntago baguha chance irenze imwe. Donc navuga ko wenda ari nka Shkupi nshobora kujyayo bakambembereza gahoro gahoro, urabona. So navuga ko kuri njyewe yes, intego nagiye nzigeraho, gukina Conference League, gutwara igikombe na Shkupi, kuba qualifié gukina Champions League, donc izo ni intego umuntu aba atekereza kugeraho mu buzima bwe, ariko kuri njyewe ntago zihagije. Macedonia yes ni league nziza, urebye na equipe nationale yabo, kuba gukuramo abataliyani, kuba qualifié muri Euro, donc urabona ko hari icyo byongeraho kuri championnat. Navuga ko kuri njyewe wenda kurebaho hisumbuyeho kuri championnat ya Macedonia, niyo ntego yanjye. Kugaruka mu Rwanda yes no kugaransa iyo niveau, kugira ngo ngaruke mu bihe byanjye nongere wenda ndebe uko nasubira hanze, ariko ngewe wenda kuvuga ko na visa muri Afrika, wenda haba muri Tanzania cyangwa se ahandi, ntabwo ko ngewe ariyo visibility nshaka. Ndashaka kongera gusubira hanze, donc kuri level iri Europe. Bizagutwara igihe kingana gute ukurikije uko umeze ndetse n'ikipe ya Rayon Sport ubona izagufasha kuba wakongera guhita ujya hanze mu buryo bwihuse? Actually navuga ngo bishobora kumfata amezi 6 umwaka cyangwa se imyaka 2, ariko hagati ya saison donc niyo ndi kureba saison. Rayon Sport ubona izabigufashamo kurikije squad muri kumwe, team muri kumwe, staff byose? kugira ngo ibyo nabyo bijyana n'umusaruro w'ikipe, bijyana n'umusaruro w'ikipe. Urugero umutwe igikombe cya shampiyona wenda n'icy'amahoro, nabyo numva ko hari icyo byongerera abakinnyi cyane, birabyongera cyane, kubera ko wenda donc wenda navuga kuri njyewe ntabwo ko ariyo ntwaro cyane, kubera ko wenda n'aba agent banjye igihe bamfashe bamboniye muri Rayon Sport, twagiye mu matsinda, donc hari level bareberaho, hari level ya competition ubugezeho kugira ngo babone uko bagupresenta. Donc wenda yes, Rayon Sport dutwaye icyo gikombe, either icy'amahoro cyangwa se cya shampiyona, ariko cyane cya shampiyona, donc bishobora no gutanga indi visibility, tukavuga yes, araje equipe afite izi nshingano, equipe itwaye igikombe, donc reka dushake aho twagupresenta isumbuyeho ko n'ubundi level yawe irazwi, donc ufite n'iyo CV. Actually kuvuga yuko wenda Rayon Sport yes ifite agaciro kenshi cyane, kuvuga ko wenda nshobora gusubira hanze, afite agaciro kenshi cyane, nibyo navuga. Donc bizamfasha coaching staff, group ihari, urabona ko harimo dufite abana, dufite abakuru bafite experience bavuye hanze, donc urabona ko nidukomeza gushira hamwe turi kuri jone ya 3. Donc uko imikino igenda yiyongera niko tugenda tumenyerana, niko tugenda duhuza umukino, hano ko bizanyorohera, ntabwo bizangora cyane wenda kuhita mvuga yuko nongera kubaransa nefu. Abanyarwanda bahora bicara bibaza ndetse bakanarira, natwe turimo nk'itangazamakuru, uri umwe mu bakinnyi b'abanyarwanda bagerageje gukina kuri urwo rwego rwiza, anifuza kukubona ku mayikara kuri za kanari, kuri za DSTV, tukubona urimo gukina Champions League ndetse na Europa League, uri umwe mu bantu bagize amahirwe. Ni ryari tuzabona abanyarwanda bangana nabo mu bindi bihugu bitandukanye byo muri East Africa ndetse nako muri mu burengerazuba bwa Afrika no mu bindi bihugu bitandukanye, benshi bari muri ayo mashampiyona ku buryo bashobora kuzabafasha mu myaka iri imbere? Ibyiringiro by'abanyarwanda biri kuri mwebwe generation yanyu, cyangwa tubitege imyaka 10-15, cyangwa urabona bishoboka ukurikije generation y'abanyarwanda ihari, nawe ubwo urimo n'abayisengemeri? Tubwira abanyarwanda, turanyotewe, ibi bintu ubona bizashoboka? Dura bizashoboka cyane, ariko kugira ngo bishoboke bizaturuka ku bakinnyi, bizaturuka ku muntu uvuye hanze, cyangwa se ku mutoza, cyangwa se umutoza aragusunika, ariko uko agusunika ntago ariko aguha kubona iyo visibility.